twatinze ndaka. Ese mwana ubundi turi guta twarwembwa mwana. Sha nukagore pasiteri bafaraho ko bagendaga n'Imana babuze ko abagabo. Mwana muri bibira mwana ukabyizeye mwana. Ariko mana wengendana n'umunyabyaha nabizi. Ariko nakundi pasiteri haranda mwize aragusiga amavuta uracyo wowe dukomeze. Ariko rero reka mamagara umwe mu bakirisitu bariyo tuziranye wasanga yageze imbere ndangira aho ariho pe. There is God. Ndumamagayira. Yes Pazo. None se Orisatu mwateraniye hagana hehe ko nahamagaye nkaba nagenza amaguru akaba yahiye wandangiye ahantu mwakoreye amateraniro ko. Yes ashimwe ari kubundi twateraniye Kanyarira bangu kudusanga pastor arenda kuhagera turimo turagenda twiyeza. Ato ndumva ari nakuri Kanyarira yoga murakanyarirwa n'amahindu ubwo murabona afite amabaraga ngana gute yo kuba yangeza aho hantu hareke. Ariko mana we Pazo ko Yesu yambutse imisozi akambuka ibibaya akaza za Kanyarira na za Kajesi waje tugifatanya n'abandi bana gukora umurimo w'Imana. Yaho tuzabona ingororano twicaye muri Edeni mwijuru tuvimviriye. Narya n'imbuto wowe. Mwene dareka mbasha kuza nukabaye wowe rwose ukizemo akanyabugabo. Naho ubundi narimbyihoreye ngemwe na Aburahamu gukizwa ni byiza iyo bibari nka kera ntarakizwa simba nje n'ubundi reka nze kuko nakijijwe kera. Ni byiza biruhura mu mutwe. Yo buryo Yesu yahinduye divayi mu bukwe bw'Ikana. Sha nuko natijwe n'ababyeyi naho ubu ntabwo nakayenza gusenga. Ariko mana ubusenge ko nsenga sinunza abana n'umugore njya mu kabari wapi? Nuko wabuze kujya kugura icupuzi kunira imirika. What? Icupa nawe kakana ko kunsereza naga ari sawa. Nongera ndakuvuna. Wibirakaramo mwene data. Ubwo nimbyishimiramo ndahembwa. Si wiyumva birangiye wigaruye mwene data. Kareka ntabwo nawe umunyabyaha nkawe we. Iko mutumishi wa Mungu. Mbose Jackson ko mbona ibintu byarimbanije abakristo tayari bahageze ubu ngubu tugiye gukora iyihe gahunda kugira ngo badaducishemo ijisho bakamenya ko tutari n'abakristo ba nyabo mbwira. Ako fiso si igitekerezo buri icyambere ni ukwiyuzuza umwuka turi bwuzure ni uri wabereka ko turi abakristo sibyo. Igikorwa nyirizina ni ugutura ntabwo ari ukujya kuvuga amagambo menshi hari kuvuga gutura gusa kandi umenye ko mu gutura ingegere yibeshye igatura ibiceri tuyikaraga ijosi inote ibiceri bisakuriza Imana kandi tugomba kugenda twuzuye amena vuga amena vuga amina kose Imana nayo ibidufashemo ahubwo mwana tukigera mu mudugudu no kwita twubaka sako n'abantu bakajya baza kubitsa iwacu kuko amafaranga turi bukure hariya turahita tukira waruntu mwene da nukuri ko Imana ngiye kubera iki gikorwa tumaze iminsi twitoza bihagije uziko nari maze kuba umukristo nyawe niba bagiye ko mfite direde ariko nese umwana w'Imana ntago yari aparanguye ahubwo tugereyo. Yesashimwe mwene da. Cheka hano sha mwana mukozi w'Imana ibyo nibikiri kuma mwarihaye. Abakristo dusigaye dufite muri no mi ducunguza uburyo umwete tujya mu materaniro mwana ibyo byanshotse tubyihore. Yesu Jesus is Lord. Muraho. Nk'ibisanzwe ni Pastor Fizo ndi kumwe na mugenzi wanjye Diakoni Jackson uturuka Cyabaje twaje kwifatanya namwe gusenga muri ubutayu ntabwo kiri bumfatisha ko numva gitangiye kudagarwara kubwiriza ntabwo kibimenyereye. Yesu Ase mwana ibintu wowe utangiye nibiki uziko watuma batunyuzamo ijisho kandi twapangiye arayipfa kuri buvuge neza shabyihorera ubusa amezi maze nitoza yaba yarapfuye ubusa wapi mva kandi mwana nugumya kuzana ubugoryi bwawe ari amafaranga ntago ari uzayashira n'ingewe tuza shabiraterwa no kubuna bangana ahubwo tugende ducunguza uburyo umwete bate bazana gahunda yo gutura twaje. Ariko paso urabona uri mwarimu atabize nk'umushumba uragira ingurube. None si uramu pasiteri ngiye byanye arya ngo ni pasiteri ikimugenza ndumva ari kugusha ku maturo cyane kuko ibyabo nabyumvirizaga mu kanya. Amaturo nta kibazo no mu nsengero basanzwe batura ikibazo urarosatse mwana. Nabikeka ariko nawe dushyire mu gaciro umuntu aza kubwiriza yambaye itiriningi ndabeshyara
rero bakristo bavandimwe nk'ibisanzwe kugira ngo ducunguze uburyo umwete dore amasaha ari kutugendana reka dukore ibyatuzanye ndagira ngo nakire Dayikoni Jackson abe yafata gahunda yo guturisha kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda zikurikira murakoze. Abakristo rero ku byo pasiteri avuze ndumva ntacyo narenza, ahubwo buriya nuko mutabizi uno munsi ni umunsi mwiza, iki ni igitondo cyiza kubera ko umuntu yatuye Imana imukubira kane. Wowe ntabwo ushaka Imana igukubira kane, muture kandi muvandimwe n'ubikekaho cyane, niba ufite umufuka wuzuza ibiceri Imana iragukubira karindwi yigiriye ubugari, sibyo? Dukora ibintu biciye mu mucyo. Umva pasiteri noneho ndagaswe pe ngo dufate ibiceri byacu tubiture byose ngo baraduha ubugari. Ubu se twaje guhaha ubugari mu rusengero. Pazo njye kino gikorwa kigitangira aba twaje gusenga, menya twaje gusenga niba ture n'amateraniro wowe. Abakristo rero urabona hano ni mu butayu ntago twitwaje agasheke, ariko no gushyiramo ahangaha Imana yabiguhera umugisha. Ye Pazo abapasiteri bari abakera batura no mu myenda koko. Igikorwa cyo gutura kikirimbanije reka tube dusoma amagambo umwe yavuzwe n'abagabo bakomeye bagiye mu ijuru ari muri Bibiliya, ariko agatonda narushye ndarivuga ndyamye. Oh Mungu, sifa Baba, ureba abavandimwe bawe bagiye gukora iki gikorwa cy'ubutwari. Hako Mana waratezeranyije ibi bintu nari birose narabyeretswe Mana, umuntu ugiye gukora ibyo akora umukubire karindwi, ushyiramo igiceri cy'ijana we umuha icy'icumi, ariko ushyiramo iya bitanu Mana yewe gawe umukubita imbandari. Mana ushyiramo icumi wowe umusinyire sheke, ushyiramo sensa umukubita irobo y'ubugari. Mana ubakubire mwami, ndagusabye kubwira ijambo Mana, fata aba bantu. Oh haleluya, oh sifa yewe we. No. Utari gutura ahubwo nkambona uri kwisakasaka nkaho wabitaye. Kuva ryari gutura mu rusengero byabaye itegeko se? Shaka sinanatura abanturisha ku ngufu se. Kuki utagumye wanga ibyo twakubwiye ngo babikubwira iwanyu, ugomba gutura. Kandi ndabona uri kwisakasaka nkaho uri gukuramo ibiceri. Sha ni inote. Kuva ryari inote zivuga nk'inzogera se? Ibyo natuzana ingorofani yahendika indege, nta muntu utunga 10 sakagura amamiliyoni. Muri kazi ni kazi ntago bumva. Niyo njya ibiceri kandi babifata ibyo yakorese sibye kwirirwa wasamana ngo uri kubwiriza. Abapasiteri bari abakera wowe. Harya ngo muri kazi ni kazi, noneho ibaze mu gusenga ushobora no gukira, ariko ikindi ibiceri bisakuriza Imana.